tujya twumva ko hari abantu bakubiswe n'imyuka mibi cyangwa se amadayimoni. Gusa hari abandi twumva bavuga yuko bayikoresha bafite inzoka se, cyane cyane abantu b'ibyamamare baba influencer hano ku isi. Tugiye kubabwira abantu 10 bamenyekanye cyane hano ku isi bagiye baterwa n'imyuka mibi cyangwa bakamenyekana ko bayikoresha. Gusa hari n'abajya kure bakavuga yuko umuntu wese ukora igikorwa kibi cyangwa se kigira ingaruka mbi aba ari gukoreshwa n'imyuka y'abadayimoni. Umuntu wa mbere wamenyekanye cyane hano kuri iyi si akamenyekana ko kandi yakoreshaga imyuka y'abadayimoni yitwa Adolf Hitler. Hitler abantu benshi baramuzi, bamwe bavuga yuko ari nawe mugome wa mbere mu bantu babayeho hano ku isi. Hitler yabaye perezida w'Ubudage guhera mu mwaka w'1933 kugera mu mwaka w'1945. Uyu bavuga yuko ari nawe wateje intambara ya kabiri y'isi yose maze ikica abantu benshi cyane, ndetse ni nawe watsembye abayahudi muri jenoside. Ababanaga nawe hafi kandi bakitegereza ibikorwa akora babonaga yuko akoreshwa n'imyuka y'abadayimoni. Gusa nawe yari yariyeguriye cyane imyuka y'abadayimoni, yumvaga ashaka kuba ikiremwa kidasanzwe kandi akagirira amatsiko imyuka y'umwijima. Yabijyagamo cyane akifashisha imyuka y'abakurambere b'Abadage ndetse n'abarozi, agakunda cyane abantu bamuhanurira ibinyoma cyangwa se bavugana n'abazimu nk'uwitwa Eric Jan Hansen cyangwa se Karl Hochschild. Mu gihe cye kandi yashimbuje imyemerere ya Gikristo ibizwi nka Religion of Blood and Soil, imyemerere ishingiye ku bigirwamana. Ikindi kandi yatotezaga abantu bemeraga Imana, kandi Hitler yavugaga nabi akankama cyane kuko ari imyuka yabimutegekaga. Kandi ku myambaro ye ndetse n'iy'abasirikari be habaga hariho ibimenyetso bisobanura imyuka mibi. Hari icyamenyekanye cyane cyitwaga swastika. Iki cyari ikimenyetso gishingiye ku bupfumu akomora kuri sekuruza we ngo gitere amahirwe. Uwa kabiri wamenyekanye ko akorana n'imyuka mibi cyangwa se yifashisha imyuka mibi yitwa Aleister Crowley. Uyu yiyitaga The Beast 666 cyangwa se inyamaswa ifite ikimenyetso cya 666. Uyu yivugiraga yuko yavuganaga n'ibiremwa by'umwijima kandi bagakorana umunsi ku munsi. Uyu yanditse ibitabo by'umwuka wa Satani kandi akabikoresha yigisha abantu. Uyu yamenyekanye mu myaka y'1875 agera mu mwaka w'1947. Niwe washinze idini ryitwa Terema rishingiye ku gusenga imyuka ya Satani cyangwa se imyuka mibi. Amwe mu mategeko yigishaga abantu yababwiraga yuko umuntu wese akwiye gukora icyo ashaka, uko agishaka, uko acyemera. Akongera akababwira ati urukundo n'itegeko, kunda uko ubishaka. Akongera ati ni wowe Mana yawe, nta yindi mana atari wowe. Mu idini rye kandi hakorerwagamo imigenzo igiye itandukanye iteye isoni, n'ubwo baturaga amaraso kandi bagasenga bakora imibonano mpuzabitsina, ibyo bitaga sexual magic, kandi bagakora n'ubusambanyi bw'abantu bose, ikiswe orgies. Mu bitabo yanditse byamenyekanye cyane harimo nk'ibyitwa The Book of the Law ndetse na Magic in Theory of Practice. Yagiye akora ibimenyetso byinshi abyigisha abantu bigaragaza imyuka mibi, ku buryo n'abahanzi benshi bagiye bamenyekana bagiye bagaragara babikora, nk'uwitwa Led Zeppelin, The Beatles, Jay-Z, Beyonce, Lady Gaga ndetse n'abandi. Uyu mugabo kandi yatumye hari andi madini amushingiraho yemera imyuka ya Satani, nk'idini yiswe Church of Satan, Temple of Set, Ordo Templi Orientis cyangwa se Otto. Wa gatatu wamenyekanye cyane mu gukoresha imyuka mibi yitwa Antoine Lavey. Uyu yabayeho mu mwaka w'1933 asezera ku isi mu mwaka w'1997. Niwe washinze Church of Satan cyangwa se itorero rya Satani mu mwaka w'1900
1966 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe ari mu nkingi za mwamba mu bantu bamamaje cyane imyuka ya sekibi, akamamaza imyuka y'abadayimoni hano ku isi, none abantu benshi bakaba barabiyobotse. Uyu yanditse Bibiliya ya Satani, yandika n'amategeko ya Satani, aho nawe yagiye muri wa mujyo avuga ati, Satani aravuga ati, kora icyo ushaka, urya icyo ushaka uko ubishaka. Mu masengesho yabo kandi nabo bakoraga imibonano mpuzabitsina ndetse bagasengera n'abantu ngo bapfe cyangwa bahure n'ibyago bikomeye, kandi basengaga batumira n'abadayimoni aho gutumira abamarayika bera cyangwa se imyuka yera. Wa kane wamenyekanye ko akoreshwa n'imyuka mibi, umukobwa w'umudage witwa Anneliese Michel. Uyu ni umukobwa w'umudage wamenyekanye cyane muri filime yiswe Exorcism of Emily Rose. Iyi filime ubwayo yasohotse imushingiyeho. Yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1952. Yari umukobwa w'umukristo wo muri Kiliziya Gatolika, arangwa n'ukwemera rwose. Yarakurikiye Yesu. Ubwo yari muri kaminuza ari umunyeshuri yiga filozofi, yakundaga gusenga kandi akemera Imana, kandi yiyumvagamo umuhamagaro yuko azakorera Imana. Yaje guhura n'uburwayi bukomeye bwo mu bwonko, imyitwarire ye itangira guhinduka, hanyuma atangira kujya yumva amajwi ateye ubwoba kandi akabona n'amashusho ateye ubwoba. Nawe yatangiye kwanga kongera gusenga, agatangira kuvuga nabi ibintu byose bitagatifu, agatuka Yesu, agatuka Bikira Mariya, agatuka imisaraba, amazi y'umugisha akayamena, akarira nk'imbwa, akavuga nk'amadayimoni, ahubwo akemeranya n'ibintu byose bivuga imyuka mibi. Agakunda cyane kuvuga Satani, Lucifer, Hitireri, Nero cyangwa se Kayini, ndetse n'indi myuka mibi cyangwa amazina y'abantu bagiye bakora ibintu bibi. Gusa uyu we ntabwo yakoreshaga imyuka mibi, ahubwo yari yaramuteye ariyimukoresha. Abenshi bamufashe nk'umutagatifu cyangwa se uwahowe Imana. Yapfuye afite imyaka 23 gusa, yishwe n'ibyo ngibyo, aho byari byaramuhinahinnye. Yarishwe n'inzara ndetse n'umunaniro mwinshi. Hari mu mwaka w'1976. Undi muntu wamenyekanye cyane wakoreshejwe n'imyuka mibi yitwa Umwami Sawuli. Yanditse muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera. Niyo usomye muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 14, usanga handitse hati, icyo gihe umwuka w'Imana wari wavuye muri Sawuli, kandi umwuka mubi utumwe n'Uhoraho wamubuzaga uburyo. Ibi byatewe n'uko Sawuli yari yaragomeye Imana, hanyuma Imana iramuhana, umwuka wayo iwumuvanaho, nuko atangira kugira umunabi, akagira umujinya mwinshi cyane, akigunga, akabura amahoro, ku buryo abantu babonaga yuko ari gukoreshwa n'imyuka mibi, bakajya gushaka umuntu wamugusha neza. Aribwo babonye Dawidi waje kuba umwami, akajya amucurangira inanga, akamuhumuriza, akabona gutuza. Wa gatandatu wamenyekanye mu gukoresha imyuka mibi yitwa Robert Johnson. Uyu yari igihangange cyane mu kuririmba injyana ya blues. Yamenyekanye nko muri Crossroads. Uyu yagurishije ubugingo bwe na roho ye kwa Satani sekibi, wamuha ubwamamare, wagira Imana idasanzwe yo gucuranga injyana ya blues. Gusa byarangiye nabi cyane, iyo myuka imuhitanye kuko yapfuye urupfu rubi cyane. Yapfuye afite imyaka 27 gusa, kandi apfa urupfu rudasobanutse. Wa karindwi wamenyekanye ko akoreshwa n'imyuka mibi yitwa David Berkowitz. Uyu ni umunyamerika wo muri New York. Uyu yamenyekanye nk'umuhungu wa Samu. Samu ryari ijwi ryavaga mu mbwa ya shebuja aho yari acumbitse. Iryo jwi ryaramufataga rikamubwira riti, genda wice. Yavuze yuko iryo jwi ryari riremereye cyane rimurusha imbaraga, ku buryo atashoboraga kurisuzugura. Byamutegekaga kwica abagore bafite imisatsi miremire, ku buryo abagera kuri 6 yabishe, abandi 7 bagakomereka bikabije.
Gusa mu rwandiko yanditse ahagana mu myaka y'1990 yavuze yuko ubwo yari akiri muto yari yarinjiye mu itsinda ry'abasengaga Satani, ku buryo no ku myambaro ye hari hariho ibimenyetso byinshi byerekana yuko akunda Satani. Ubwo abandi bakoresha izina ry'Imana barahira, we yakoreshaga izina rya Satani kandi agasenga imyuka mibi. Yamaraga amasaha menshi hari guseka cyane yisetsa, kandi akagira impinduka nyinshi mbi ku ijwi rye, ku buryo wumvaga avugana uburakari. Abantu bose yicaga yabasigagamo inzandiko zanditseho aya magambo ati Hail Satan, cyangwa se ati I am monster, I am son of Sam, I will never stop killing. Ati Satani yabaziye, ndi igikoko, ndi umuhungu wa Samu, kandi sinzarekeraho kwica. Aya magambo yayandikaga mu nzandiko yashyiraga mu myenda y'abantu yabaga amaze kwica. Gusa ubwo bamufungaga ari muri gereza mu mwaka w'1987 yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, hanyuma arihana. Yaje no kwandika inkuru y'ubuzima bwe aho yayise Son of Hope, cyangwa se umuhungu w'icyizere. Uwa munani wamenyekanye ko akorana cyangwa se agakoresha imyuka mibi yitwa Marilyn Manson. Amazina ye nyakuri yitwa Brian Hage Warner. Yavutse mu mwaka w'1969. Ni umuririmbyi w'umunyamerika wamenyekanye cyane, azwi mu njyana ya industrial metal cyangwa se rock. Yamenyekanye mu myaka y'1900 no kugera muri 2000. Ni umuhanzi wiyemereye yuko asenga Satani kandi adakunda Yesu. No mu ndirimbo ze zakunze kuba ari indirimbo zivugana umujinya, ziteye ubwoba cyangwa se zishengura abandi. Kandi mu myambarire ye no mu bikorwa bye yakunze kugaragara mu mavideo, yakunze kwerekana yuko ari mu bukangurambaga bwo kwamamaza imyuka mibi. Mu 1994 Anthony LaVey yamugize umuyobozi cyangwa se padiri w'itorero rya Satani. Byemejwe ku mugaragaro yuko yemeye inyigisho za Satanic Bible, cyangwa se kwemera inyigisho za Bibiliya ya Satani. Akivugira yuko ubuzima bwe bwose yabweguriye Satani. Yakunze kugaragara akora ibimenyetso bikunze gukorwa n'abahanzi byerekana idini rya Satani, akambara imisaraba icuritse, agakunda kugaragara afite uduhanga tw'abantu cyangwa se utw'imbwa, kanavuga mu majwi ateye ubwoba. Yagaragaye yangiza Bibiliya ntagatifu, kandi agakunda kuvuga amagambo ateye ubwoba abandi ati Your God is dead and no one cares. If there is hell, I will see you there. Ati Imana yanyu yarapfuye kandi nta n'umuntu n'umwe witayeho. Niba hari ikuzimu namwe nzababonayo. Mu ndirimbo ze nyinshi yakunze gukangurira abantu kwigenga, gusuzugura ababyeyi, kwibasira abakristo n'Imana, ndetse no kwamamaza ubusambanyi. Yavugaga yuko Satani ari we wamuhaye ubwenge, Imana nta kintu na kimwe yamuhaye. Yigeze kuvuga ati I don't hide, I'm Antichrist you feared, I wear the face of your enemy, I'm God in reverse. Uwacyenda wamenyekanye cyane hano ku isi akamenyekana yuko akoresha imyuka mibi cyangwa akorana nayo yitwa Michael Jackson. Michael Jackson bamwe bakunze kumushinja yuko akorana n'imyuka mibi, nubwo bamwe bakunze kumushinjura. Gusa hari ibimenyetso yagiye akora bikagaragaza yuko akorana n'imyuka mibi. Ubundi Michael Jackson ni umuhanzi w'umunyamerika wamenyekanye cyane mu njyana ya pop. Bamwe bamwise umwami w'injyana ya pop. Yavutse mu mwaka w'1958, aza kwitaba Imana muri 2009. Kimwe mu byo abantu bashingiyeho bavuga yuko Michael Jackson akorana n'imyuka mibi ni indirimbo yise Thriller. Muri iyi ndirimbo agaragara asa na zombi cyangwa se umupfu uzutse. Yagiye kandi akora ibitaramo biteye ubwoba ubona yuko birimo imyuka mibi, kandi yavuze amagambo nk'aya mu ndirimbo ze ati Darkness fell across the land, the evil of Thriller is close that hand. Ati umwijima numanuke usakare ku butaka, ikibi gitangaje kiri mu kiganza. Aya ni amagambo ateye ubwoba. Byagiye bivugwa yuko akorana n'abapfumu, kandi yagiye akorana n'abahanzi bakunze kugaragaza yuko bakorana n'imyuka mibi na Jay-Z cyangwa Kanye West ndetse na Queen Jones.
Yagiye kandi akora ibimenyetso bitandukanye bihuzwa n'imyemerere y'imyuka mibi cyangwa se satani, nk'ikimenyetso cy'amahembe cyo kuzamura urutoki rwa mukubita rukoko ndetse n'agahera, gukora ikimenyetso cya triangle cyangwa se kwerekana ijisho rimwe rireba ibintu byose. Yagiye kandi yivugira amagambo nk'aya ati I'm magic, I'm mystery, I am light and the darkness, I'm not like other people. Ati ndi igitangaza rwose, ndi umumajisiye, ndi urumuri kandi nkaba n'umwijima, ntabwo meze nk'abandi bantu. N'urupfu rwe rwabaye amayobera ku buryo bamwe bavuze yuko yabaye igitambo cyangwa se yasanze imyuka mibi. Gusa we akiriho yavugaga yuko yemera Imana. Undi muntu wamenyekanye cyane hano ku isi bikavuga yuko akoresha imyuka mibi yitwa Carlos Tevez. Uyu ni umukinnyi w'umunyabigwi cyane wo muri Argentina, yakiniye ikipe nka Manchester United, Manchester City, Juventus ndetse na Boca Juniors. Uyu ni umukinnyi bakunze kuvuga yuko akoresha imyuka mibi bitewe n'agace aturukamo bita Fuerte Apache, kavuzwe yuko gakoresha imyuka y'abadayimoni, kagakoresha uburozi ndetse n'ubupfumu. Bavuga ko n'uyu nguyu yabiyobotse akiri umwana. Bakunze kubimushinja kandi bitewe n'imyambarire yakunze kugaragara yambaye n'iyo bita ezu, yambarwa n'abafite imyemerere ya kondombure, imyuka ikorera sekibi. Afite inkovu kandi ku isura bemeza yuko yakoreweho iyo mihango y'ibigirwamana, kandi akagira tatuwaje ku mubiri igiye yanditseho amagambo nk'aya Only God can judge me. Ati Imana yonyine niyo yancira urubanza. Aya ni amagambo akunze gukoreshwa n'abantu badashobotse, ndetse n'ibimenyetso by'umusaraba bidasanzwe, ndetse na bamwe mu batoza be bagiye bemeza yuko akunze gukora imihango imwe n'imwe mbere yuko ajya gukina. Bakaba barabishingiyeho bavuga yuko uyu mugabo yakoranye n'imyuka mibi. Gusa we ntabwo yagaragaye abyemera ku mugaragaro. Ngaba abantu 10 byemejwe yuko bakorana n'imyuka mibi cyangwa se imyuka y'abadayimoni, baba barayikoresheje ku bushake cyangwa se yarabateye. Bifurije gukomera muri Yesu, musenga cyane, murwanya imyuka mibi ya satani. Nitwa Aimableniyongira, munyemerere duhura ubutaha.